Aha, muraho neza. Ni Manuel, mwarimu w'amategeko y'umuhanda. Ndi kubasuhuza mukomere, mbanje kubasuhuza mwese bakozi banjye, abanyeshuri banjye, abiga muri Vision Training. Turabasuhuje Vision Training Service Gisozi, turabasuhuje abanyeshuri bacu dusanganywe, turabasuhuje n'abandi bashya mwese abifuza bose kutugana, turabasuhuje mwese, tubahaye indamukanyo. Turishimye, turanezerewe rero. Uyu munsi twanezerewe, tumaze iminsi rero. Aha, reka mbabwira agashya rero. Agashya rero kaje muri Vision Training Service. Tuzanye icyitwa agashya muri Vision. Ubwo mwagize amatsiko, ndabizi mukunda kugira amatsiko, ariko mwihangane burya agapfundikiye gatera amatsiko. Vision rero yabapfundikiye agaseke, ariko rero ako gaseke ni kakandi mwajyaga muvuga, ni kakandi mwajyaga mwibazaho, ni kakandi mwajya mubaza Teacher Emmanuel ngo se Teacher wadukoreye ibi. Rero uyu munsi nabitekerejeho, ndavuga atari iki cyifuzo cy'abanyeshuri banjye, cy'abantu banjye, cy'abakunzi banjye, wakijya umuzi nanjye nkagitangira, ko nta kigoye kirimo. Muri rusange ariko murabizi yuko nta cyoroshye kibaho, ariko umuntu aragerageza agakora uko ashoboye, kandi agakora ku buryo aharanira inyungu ze ndetse n'iza bagenzi be. Rero ku nyungu zanyu mushaka mwansabye, nanjye nazizanye, ndetse nanjye inyungu zanjye nanjye nazizanye, naje kuzibaka, nta kindi rero. Yewe rero ndi mwarimu, kandi ndi mwarimu musanzwe muzi muri Vision Training Service. Nitwa Emmanuel, nkaba rero ndi mwarimu nyine wigisha amategeko y'umuhanda. Mwakumvise? Ako ni kakandi nababwiraga rero ngo ni agapfundikiye gatera amatsiko. Mbapfunduriye rero amategeko y'umuhanda, mbapfunduriye isomo ryiza, isomo rikunzwe cyane mu Rwanda, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, intara zigera muri enye n'umujyi wa Kigali. Ndabizi rero mwese ndabatumiye kugira ngo muze hano tubigishe, tubahe ubumenyi, tubahe amategeko y'umuhanda, tubigishe kabisa ibyo mutari muzi mu muhanda, mubisobanukirwe. Rero mwarimu wanyu Emmanuel Nzasaba Imana, uyu munsi nagira ngo mbanze mbaganirize, tubanze tumenyane, mumenye, mbarangira aho mugiye kuzajya mukura amasomo y'amategeko y'umuhanda, mbarangira ahantu muzajya muyabona. Ikindi rwose kabisa, mumbe iruhande. Natinze rero, reka mbabwire iri somo ryacu nk'uko abanyeshuri bacu bagiye babyifuza. Hari abifuje ngo nzajye mbacishiriza amasomo kuri YouTube channel. Iyo channel rero irahari. Iyo channel irahari rwose kabisa. Rero cya kifuzo cyanyu nakizanye uyu mwanya rwose, nyarukira ahangaha, reka makurangire. Jya kuri YouTube channel, ujya ahandi handitse umuntu asacingira, wandikemo akajambo gato cyane rwose kavuga ngo Result TV, uruvuga ngo resulta
televiziyo y'ibisubizo nyine nawe urabyumva. Ni ibisubizo wize kwa mwarimu Emmanuel umva ni ibisubizo gusa ni ugutsinda ikintu cyose kira kitu cyose kabisa ngiye nyibagezaho Emmanuel narabyiyemeje niyemeje gufasha abanyarwanda nkuko nanjye ndi umunyarwanda kandi niyemeje kugeza ku bumenyi mfite ku bandi nta mpamvu yo kubyihererana. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugomba kubiganira kubisangira guhera uyu munsi ngiye kubisangirana namwe. Hari benshi rero bajyaga baza ku ishuri bakaza tukaganira ndetse n'abanyeshuri bagikomeje baraza tukaganira tukigana ku ishuri, ariko twongeye turatekereza twibuka ko hari abandi babuze umwanya kandi babishaka. Abo rero abo bafatanyije n'abandi babona umwanya wo kuza ku ishuri, abo rero bagiye kujya babona amasomo hafi yabo rwose, nta kindi bisaba. Ndabizi ko viziyo yaraje, turi muri viziyo, turi mu cyerekezo twese. Ndizera ko nta muntu udafite smartphone. Iroroshye smartphone, ibaze telefone ugendana mu ntoki ubundi ugatwara ibintu byose. Reka mbabwire abantu, ubu rero hari abantu batuze telefone batanazi ko zifite n'agaciro. Ubu rero telefone yawe rwose ya smartphone ubu urayibyazamo ubumenyi, uri kuyigiraho, ni byinshi cyane. None rero fata telefone yawe ushyiremo YouTube, wisetingemo, nurangiza YouTube ushyireho amafaranga igiceri cy'ijana cyonyine ugakurikira Teacher Emmanuel amategeko y'umuhanda akakwigisha ibyo utaruzi amategeko y'umuhanda ukayamenya mu gihe gito kandi ugahita utsinda rwose kabisa. Ibyo ni ibintu rwose mfite gutya, ni ibintu byoroshye cyane kandi ndababwiza ukuri yuko wowe ntukurikira aya masomo ngiye gushyiraho ngiye kubaha uraba uzabibona. Fata rero umwanya wawe muri cya gihe ugiye muri pause, ntabwo bigoye. Fungura YouTube channel unkurikire rwose pe. Nzajya mvuga neza nimba ari ingingo nyigishe neza. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira uko mvuga, ariko none murabizi ko nta muhinzi ujya guhinga nta suka. Uzajya mugerageza mu gihe mugiye gufungura iri somo, mu gihe mugiye gufungura ku isomo tugiye kwigisha, ubundi ugira uti ufata agakayi kawe wandike iryo jambo ngiye kukwigisha, wandike ku iyo ngingo ngiye kukwigisha, wandike ubusobanuro ngiye kukwigishaho. Urumva bitoroshye kweri? Amasomo yawe uwo yafashe hafi aho ngaho. Tuzabagezaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyo musabwa gusa ni ukujya kuri YouTube channel ukajya ahandi basacingira ukandikamo ijambo Result TV, ni R ngufiya na E na S na U, R ndende na T na S, ugashyiraho TV bisanzwe ukuntu twandika TV. Hari ikindi ugasacinga, tuhita tuza rwose. Channel ntabwo ari nshya, isanzwe ikora hari ibindi bintu bitandukanye, ariko noneho agashya ni uko noneho n'amasomo aje y'amategeko y'umuhanda uyu munsi. Murakoze rero, ubwo mukurikirane iyo gahunda. Nurangiza rero ukore kukazogera ukande subscribe ku ijambo ritukura riri hasi gatoya. Aho kuri YouTube channel hari ijambo ritukura ryitwa subscribe. Hirya gatoya hari akantu kameze nk'akazogera ugakandeho, nikamara kuzana utuntu tumeze nk'udutwi uhakande. Ubwo uzi ikintu ukoze, uraba wiyandikishije muri Vision Training Services Gisozi kuri online. Nta kindi rwose, urabaye umunyeshuri wacu kandi uzajya ubana natwe igihe cyose. Tubitse ko rero iyo umaze gukora ibyo ngibyo, ubwo uzajya uhora udukurikirana uko isomo turikizaho, uko turishyizeho.
murakoze rero mukomeze mukurikirane Teacher Emmanuel kuri Result TV YouTube channel. Amasomo arahari rwose kabisa, turayikuye bategurira meza cyane, turakomeza kugenda twiga kandi ngenzigisha ku buryo busanzwe rwo nigisha mu ishuri. Ni igitabo cyose nagishyira hariya ingingo ku yindi uko naziteguye. Abantu n'ibizamini tuzatubizana dukosora ibizamini bitandukanye byagiye bikorwa, hari byagiye bikorwa mu ntara zitandukanye, hari byagiye bikorwa mu mujyi wa Kigali, hari byagiye ibizamini byinshi cyane bitandukanye, ndetse ariko n'ibizamini by'ishuri tuzatubizana rero. Tuzatubizana mutavuga ngo iki, tuzatugurira ibizamini rwose bitandukanye, noneho twikorere tubikosore, urumva ariko bimeze. Rero turasaba rero mutumenyeshe, mutubwire ko mwaribonye, mutubwire ko mwize, mutubwire ko mwasobanukiwe, mutwandikire kuri notification, kuri comment. Mutubwire n'ibyo tugomba guhindura, ariko mutubwire n'ibyo tugomba kuvuga byiza, mutubwire n'ibyo mushaka ko tubigishaho. Ngewe ndanga mwebwe ni munkoreshe, nta kindi kabisa. Murakoze rero, turi kumwe. Ciao ciao.